Yesu ashimwe bavandimwe, twishimiye cyane ko Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. N'amahirwe buri gihe umuntu yagize umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo gatoya mbaganirize ku ijambo rivuga kwizera icyo bisobanuye. Kwizera bisobanuye iki? Ese iyo uvuze ngo wizeye bisobanuye iki kuri wowe cyangwa bisobanuye iki ku bantu bakubona wababwiye ko wizera? Cyangwa bisobanuye iki kuri Kristo wizera we ubwe? Reka some ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 6 umurongo wa 28 ndasoma no 29, hanyuma nze kubabwira mu magambo make ya kwizera. Iyo uvuze ngo ndizeye bisobanuye iki? Haranditse ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Basubiramo aravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Aha rero Yesu yagaragaje impamvu ari ingenzi kumwizera, kuko niba ushaka gukorera Imana, umurimo wonyine Imana igukeneyeho ntabwo ari uko uzayiha amaturo, ntabwo ari uko uzayifasha abakene, ntabwo ari uko uzakora ikindi kintu kidasanzwe. Umurimo wonyine Imana igukeneyeho nuko uyizera, nuko wizera Kristo umwana wayo ari we yatumye. Kubera ko mu kumwizera nibwo uzashobozwa gukora ibindi bintu byose Imana izashobora kugusaba gukora. Yaba ari ugutura ubikoze udashingiye ko wizera Kristo, ibyo nta kintu byakumarira. Yaba ari ugusura abarwayi, nta kintu byaba bimaze ubikoze bidashingiye gusa ko ubibwirijwe no kwizera Kristo kukurimo. Rero ndashaka kuvuga, iyo uvuze ngo kwizera, iyo uvuze ngo ndizeye, icyo bisobanuye icya mbere, iyo uvuze ngo ndizeye bisobanuye ngo nta gushidikanya mfite ku byo Yesu yavuze ku buzima bwanjye. Nta gushidikanya mfite ku byo uvuga, ku mvugo yawe, ku ijambo ryawe, mbese nta gushidikanya mfite ku ijambo ryawe. Mu ijambo ry'Imana hari icyo Imana yavuze kuri wowe wizeye, kuri njyewe wizeye. Niyo mvuze ngo ndizeye, ntabwo mfite gushidikanya ku cyo Imana yamvuzeho. Imana niba yaravuze ngo ndi umwana wayo, ntabwo mfite gushidikanya ko ndi umwana w'Imana. Uko byagenda kose, icyaba cyose, ngomba kuba mpora nemera kandi ndashidikanya yuko ndi umwana w'Imana koko. Niba Imana yaravuze ngo narababariwe koko, ntabwo nkwiye kuba mfite impamvu n'imwe ituma mbishidikanyaho. Nibwo nzaba mvuze ngo nicyo bisobanuye igihe navuze ngo ndizeye. Ikindi, ntabwo ubuvuze ngo ububwiye Yesu umubwiye ngo ndakwizeye, ubuvuze ngo ntabwo mfite gushidikanya ku cyo wavuze kuri wowe ubwawe. Wowe Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga iki? Yesu we yivuzeho ate? Yavuze ko ari inde? Yavuze ko akora iki? Yesu icyambere tuzi ko ari umwana w'Imana, tuzi ko ari Mesiya, tuzi ko ari umucunguzi wacu. Ni ukuvuga ibyo ngibyo ukabyemera udashidikanya, nibwo ubuvuze ngo ndizeye. Nanone wizera icyo Yesu yavuze kuri data wa twese uri mu ijuru. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga yuko nta gushidikanya ufite, ugomba kuba wemera ko Imana data ari umubyeyi wacu, ariyo igena buri kintu cyose kibaho mu buzima bwacu. Kuko Yesu wenyine ubwo yajyaga akavuga ngo nta kintu na kimwe ndi kubabwira ngiyewe ubwanjye nibwirije. Uwo ni Yesu wabivugaga. Akavuga ngo umuntu ngiye kubabwira mukwiye kuba mwumvira ni data uri mu ijuru, kubera ko niwe ufite ubushobozi bwo kuba yakica umuntu, akica umubiri, ndetse n'ubugingo bwabwo akabuta muri Gehinomu. Ni ukuvuga ngo afite ubutware bwose, afite ububasha bwose, afite imbaraga zose zo gukora buri kintu cyose. Rero Yesu arimo aramuvugaho, hari ibyo yamuvuzeho. Iyo uvuze ngo urizeye, ugomba kuba wizeye icyo yavuze cyose, harimo n'ibyo yavuze kuri data wa twese, hanyuma ntugire gushidikanya mu buzima bwawe. Ikindi, ugomba kuba wizeye icyo Yesu yavuze ku Mwuka Wera. Hari icyo Yesu yavuze ku Mwuka Wera, yaravuze ngo Umwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya. Icyo ni kimwe mu byo yavuze. Ni ukuvuga ngo niba warakiriye Mwuka Wera, ugomba kuba udashidikanya ko ufite imbaraga zo guhamya Yesu. Aho ugiye hose, aho ugeze hose, ntutinye ngo bari kubwira wenda baragusumbya ububasha, ntutinye ngo ugiye kubwira baragusumbya uburebure, ntutinye ngo ugiye kubwira wenda baragusumbya imbaraga, ntutinye ngo barakurusha amafaranga, ahubwo ukumva yuko udafite impamvu yo gushidikanya ku cyo wahamagara, ku cyo Umwuka Wera gukoresha, kuko niwe uzaguha imbaraga zo kugira ngo uhinduke umugabo wo guhamya Yesu. Ikindi, ni umujyanama. Nicyo Yesu yamuvuze, yaravuga ngo ni umujyanama, ni umwigisha, araturuhura mu buryo bwose, aratuyobora mu buryo bwose. Ibyo rero ugomba kuba ubyemera. Uvuze ngo ndizeye, ugomba kuba wizeye udashidikanya yuko Mwuka Wera ibyo bintu byose Yesu yamuvuzeho ari ukuri ku buzima bwawe, ari ukuri mu buzima bw'abizera Kristo bose.
ugomba kuba nanone wemera icyo Yesu yavuze ku isi muri rusange. Isi ni iki? Isi ni iyihe? Isi ninde? Kuki Yesu yavuze ngo mwitonde mwe gufata umusemburo w'isi, mwebwe ntimuri ab'isi, njye nanjye ntabwo ndi uw'isi. Iyo si ugomba kumenya icyo Yesu yayivuzeho kandi ukaba utagishidikanyaho. Ikindi ugomba kuba udashidikanya ku cyo Yesu yavuze nanone kuri Satani. Ukitonda, niba Yesu yaravuze ngo Satani mumwirinde, ntumuhurwaho, mugende umuhurwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukitonda ukamenya ngo ijambo ry'Imana riramuvugaho iki. Ntumufate nkaho gusa uzavuga ngo toka shitani ngo hita agenda. Umwumve, umumenye. Ntumumenye nk'ugiye kumwizera, ahubwo umenye ngo ijambo ry'Imana ryamuvuzeho iki, Imana yamuvuzeho iki. Yesu ashimwe. Kubera ko iyo wamaze kumenya ibyo bintu ukabyemera uko ijambo ry'Imana rimuvugaho, birakorohera kumwirinda, birakorohera kumenya no kumurwanya, kubera ko mu ijambo ry'Imana nubwo rimuvugaho rikaduhereza n'urufunguzo rw'uburyo dushobora kumurwanya. Yesu igihe Satani yazaga kumugerageza, yamusanze avuye mu masengesho y'iminsi 40. Wibaze ko yaramaze iminsi 40 arimo arasenga afite imbaraga zose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamarayika baramanukaga bakamukorera icyo gihe arimo arasenga. Urumva umuntu wasengaga, abamarayika bakamanuka bakaza kubana nawe, yari yasenze rwose ari ku rwego rwiza. Ariko Satani araza aramusanga, aramugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, ashaka kumuremamo gushidikanya. Ariko Yesu atwereka urufunguzo rumwe rwo kugira ngo tujye dukoresha ijambo ry'Imana tubone uko turwanya Satani. Rero nawe mwene data urimo wumva iri jambo ry'Imana, ukwiye kumenya icyo Yesu yavuze kuri Satani kugira ngo ukimenye, ntugishidikanyeho. Hari gishobora kugira ibindi bintu ugashaka kubishidikanyaho. Bavuga ngo Satani ni umunyembaraga, ukagira ngo hari kuko si umunyembaraga, ukumva ni nk'afite intege nkeya. Uzamurwanya ko wishakiye. Afite imbaraga, izo ijambo ry'Imana ryamuvuze harazifite. Yesu ashimwe. Rero izo niba zifite ariko ntafite izirenze z'umwami twizeye. Nacyo ni ikintu kundi ugomba kumenya, kuko byose byagiye bivugwa mu ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere rero nabivuze ngo iyo uvuze ngo ndizeye Yesu, ugomba kuba udashidikanya ku cyo yavuze. Icyo yavuze kuri wowe, icyo yavuze kuri ubwe, icyo yavuze kuri Data, icyo yavuze kuri Mwuka Wera, n'icyo yavuze ku isi, n'icyo yavuze kuri Satani. Ikindi, iyo uvuze ngo ndizeye, ubwiye Yesu ngo nta bwoba mfite bwo kugukurikira, aho uzajya hose nanjye niho nzajya. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga uba wiyemeje gutera intambwe aho Yesu yateye intambwe, kabone nubwo byagusaba gupfa, nta bwoba ufite bwo kumukurikira. Birashoboka ko ushobora kuba wizeye Yesu mu muryango w'iwanyu ari we wa mbere, abantu bo mu muryango wawe bakakurwanya, abantu bo mu muryango wawe bakakwirukana, bakaguta. Ariko iyo ubwiye Yesu ngo ndakwizeye, ni ukuvuga ngo uba wiyemeje kwirengera bene izo ngaruka, nta bwoba biguteye. Niba nyirukana bazanyirukane, ariko nizeye Yesu. Niba nkubita bazankubita, ariko nizeye Yesu. Niba barimo bashatse no kunyica bazanyice, ariko nizeye Yesu. Ni ukuvuga ubwoba wamaze kubishyira ku ruhande, utakiri wowe ubwawe, aho gusiga avuga ngo singewe, uko byagenda kose ubuzima bwanjye namaze kubuhereza Kristo, nta kintu na kimwe gishobora guhagarara mu nzira yanjye. Niba rero hari ibintu bikigutera ubwoba bituma udakurikira inzira ya Yesu, bituma utagendana na Yesu ngo mukurikire aho yateye intambwe nawe utera intambwe, ni ukuvuga ngo haba hari ikibazo cyo kumwizera, haba hari ikibazo rya jambo wavuze ngo ndakwizeye rishobora kuba atari ryo. Ushobora kuba wenda rarivuze bigutunguye, cyangwa se utabitekerejeho witonze, ongera ubitekerezeho, urebe niba udafite ubwoba bwo gukurikira Yesu. Rero kwizera nicyo bisobanuye ko ubwiye Yesu ngo ndakwizeye, nta bwoba mfite bwo kugukurikira, aho uzajya hose nanjye niho nzajya. Ikindi, hangana ku musozo, ubuvuze ngo ndakwihaye kugira ngo nyoborwe nawe, ndakwihaye kugira ngo ngendere munsi y'ubuyobozi bwawe. Nicyo ubwiye Yesu, umubwiye ngo ndakwizeye. Umuntu ugendera munsi y'ubuyobozi bw'undi muntu, ni ukuvuga ngo ntabwo akora ikintu cye uko yishakiye, akora ibintu uko yabwiwe n'uwo ari munsi y'ubuyobozi bwiwe. Niba ufite umuntu ukuyobora, icyo ukoze cyose ntabwo ugikora uko wiyoboye, ahubwo ugikora ushingiye ku mabwiriza yande y'umuntu ukuyobora. Rero niba wamaze kwisubmitinga munsi y'ubuyobozi bwa Yesu, ni ukuvuga ngo utangira kubaho ubuzima bukora ikigendanye n'icyo Yesu akubwira gukora. Hari icyo Yesu agusaba gukora mu gihe runaka, hari icyo Yesu agusaba gukora muri season runaka urimo uraca mu buzima bwawe. Icyo agusaba gukora utangira kugikora bitabaye ngombwa ngo ubanze ugisobanukirwe ku rwego rwo hejuru, kubera ko ntabwo ari wowe muyobozi ufata imyanzuro yo hejuru. Imyanzuro yo hejuru niba yafashwe, ni ukuvuga ngo niba uri munsi y'ubuyobozi bw'uwo ngo ufata imyanzuro, utangira kugendera munsi y'ubwo buyobozi utagiye ubaza ibintu byinshi. Icyo avuze ugakora, ndetse ukavuga ngo nzategereza amabwiriza yawe.
muri ibi bintu ndimo ndacamo ngomba gutegereza ibwirizwa rya Yesu. Nkwiye gukora iki? Nihe ntambwe nkwiye gukora? Nyankunda Pawulo uburyo yajyaga yandika akavuga ngo Mwuka Wera ngo aza kumburiza mu ijoro kuzajya mu rugendo rw'ibunaka. No kuvuga ngo hari aho yendaga kujya, hari aho yifuzaga kujya kuvuga ubutumwa. Ntago byari na bibi, mission yari afite ko ari kujya kuvuga ubutumwa, ariko Mwuka Wera ngo akamusura mu nzozi akamubwira ngo uramenye ahantu ugeyo ahubwo ujye hano. Kubera iki? Kubera ko aho ngaho agiye ni Imana ishaka ko ugomba kubari. No kuvuga ngo iyo aza guteshuka akajya ahandi hanashaka, yari kuba ataye intego, yari kuba atakigendeye munsi y'ubuyobozi bwa Mwuka Wera, munsi y'ubuyobozi bwa Yesu. Rero mwene data, ukwiye iyo uvuze ngo urizeye, uvuze ngo nihaye ubuyobozi bwawe, bivuze yuko uba wemeye, uba ugomba gutegereza, uba ugomba gukora icyo Yesu avuze, uba ugomba gutegereza instruction cyangwa amabwiriza yiwe, uba ugomba ndetse no kuba uri concerned kubyo ari concerned na, cyangwa witaye kubyo nawe yitayeho, ugira impungenge z'ibyo agirira impungenge. Niba abanyabyaha barimo bararimbuka, ntiwicare gutyo gusa ngo barebe ujye use kuvuge ngo dore abanyabyaha dore uko bameze, ngo barebe wumve yuko ari ibintu biri aho ngaho gusa, ni komedi wisekere, baraye mu kabari, baraye mu busambanyi, baraye muri ibi ngibi, usoma amakuru hirya no hino gutyo gusa, nurangiza wumve birarangiye. Ntabwo ariko bimeze. Ugomba kuba ufite umutima ukubwira ngo ibi bintu uko biraba, ariko ntabwo ari byo Yesu yakabaye yifuza kubona. Abo bantu ugasenga cyane kugira ngo Imana iguhereze ubushobozi. Niba ujye ubabona kenshi, Imana iguhereze ubushobozi bwo kugira ngo ubabwire bave muri izo nzira mbi zabo, bakurikire Yesu, kubera ko niho honyine hari amahoro ku buzima bwabo kandi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ikindi umubwiye ngo nihaye gukora, ndi committinze muri service yawe, ni committinze kugukorera, niyemeje kugukorera umurimo wawe, niyemeje gukora umurimo wawe. Icyo uzansaba gukora nzagikora, icyo uzambwira gukora nzagikora. Mwene data rero ndagira nkubwire ngo niba waravuze ngo urizeye, ibyo bintu ubitekerezeho, ujye ukomeza kubisuzuma mu buzima bwawe kugira ngo urebe niba udafite gushidikanya ku cyo Yesu yavuze, niba udafite ubwoba bwo kumukurikira, kandi nanone urebe niba waramaze kujya munsi y'ubuyobozi bwa Yesu mu buryo bwose, ku buryo nta kindi kintu kiri ku ruhande kijya gituma ujye ushingiraho. Hari igihe rimwe na rimwe wenda iyo uhuye n'ikibazo ubanza kujya gushaka amabwiriza mu bantu bo mu muryango wawe, cyangwa se ukabanza kujya gushaka amabwiriza ku bandi bantu bakomeye. Nyamara wagombye guhera hano hambere, wagombye kujya gushaka amabwiriza kuri Yesu, ukamubwira ngo nagize ahantu byancanze, urugendo nari ndimo gukurikira nagize ahantu byancanze, nahuye n'ubukene butuma bincanga. Niba byagucanze ukamubwira ngo mbigenze gute, nkora iki kugira ngo iki kibazo gishobore gukemuka. Rero ibyo nubikora Imana izaguha umugisha. Reka dusenge, hanyuma nkureke nawe ufate umwanya wo kubitekerezaho, ukomeze no gusenga kugira ngo Imana irusheho kubiguhishurira. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje kubera ko ari wowe iduhaye amahirwe kugira ngo tuvuge iri jambo. Ndakwingize kugira ngo uryumva wese umuhereze imbaraga zo kurisobanukirwa, umuhereze n'imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, umufashe mu buryo bwose akwizere koko. Nanjye muri kubivuga umfashe kugira ngo nkwizere kurushaho, ndetse nkomeze kugenda bigishwa barakubwiye ngo utwongerere kwizera. Natwe twese abari kumvira ijambo utwongerere kwizera Mwami, udufashe gutera intambwe aho wayiteye, udufashe gushyira ikirenge mu cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.